Yes, reka twongera tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse kuri mikoro ni jewe Giteka Manzi. Ni wa wundi usanzwe nyine. Ni mukomera bari mu igitondo cyiza bari ku manywa meza, abari ku gicamunsi cyiza ndetse n'abari nijoro mugira ijoro ryiza. Buri wese agubwe neza bitewe n'aho aherereye. Abari i Burayi, abari muri Amerika, Afurika, Aziya. Wa mugabane wundi n'ubuhe? Oceania. Bene nuko bayita, ariko buri wese aho ari ndabizi ko hari abumva ururimi bose. Mugubwe neza, mubyumve neza n'ukuri ko tubasuhuje. Imvugo ni yayindi, turabakunda kandi tukabakundira yuko mudukunda. Maze rero uyu munsi tugiye kuganira, byabaye ngombwa yuko nkurikije ibibazo nagumye kubona ko tuganira ku makuru ngiye kubabwira. Reka mbanze mbasomere message z'ubushize. Nabasezeranije yuko tuzajya tuganira kuri message mwanditse. Ni nkeya, ntabwo ari nyinshi, ariko ni ngombwa yuko tuzinyuramo buri wese akamenya ibyo yanditse. Mama Soum yanditse ati ibyo ni byiza. Hanyuma witwa John Murara yanditse ati twabasuhuje kandi tubashimira ku nyigisho mutugezaho. Nukuri namwe murakoze gushima kandi mukomeze mwige mufate cyangwa se mwige mubimenye. Ni message yanditswe n'uwitwa John Murara nanone ati nabazaga niba uwakoze migration P zikajya kuri wallet yabikora. Ibi ngibi twarimo tuganiraho nimugoroba ibyo gukora password rwose nta kibazo. Warakoze payi zawe zarabaye migrated to mainnet, nta kibazo wabikora. Kugira ngo message sizo ngizo. Iki kiganiro ngira ngo abantu bari basobanukiwe, nta bintu byinshi cyane birimo, ariko ni byiza yuko bisubirwamo. Ya n'amateka aba yanditswe yagomba kuguma aho ngaho akajya afasha benshi. Uyu munsi rero tujya kuganira ku bintu 10 wamenya kuri Pi Network. Ibi bintu 10 wamenya kuri Pi Network ni ibiki? Ibi bintu icyambere ni Pi Network application. Iyi application ya Pi Network dukandaho tugiye kumayininga ni application idufasha kumayininga nyirizina n'izindi serivisi nkeya. Ariko iyi application ubundi uyisanga no muri Pi browser. Muri make igiye kumayininga bizaba bitakiriho, iyi application izavaho, nta kintu izaba igikora. Yifashishwa rero mu kumayininga. Icya kabiri, Pi browser ni iki? Pi browser ni application ya Pi Network ibyaye cyangwa se ibumbye izindi application nyinshi, zaba izihari ubu ngubu ndetse n'izizaza mu gihe kizaza. Iyi ngiyi ukayisangamo na application ya Pi Network. Muri make Pi browser nayigereranya nk'inzu irimo izindi nyubako. Reka mfate nk'urugero, mu Rwanda dufite amasoko arimo andi masoko. Dufite mu mujyi wa Kigali hari isoko ryitwa Kigali City Market. Kigali City Market ni isoko rimwe, ni etage imwe, ariko irimo izindi nyubako nyinshi cyangwa se ibindi byumba byinshi, aho buri wese agira icyumba cy'ucururizamo, ugasanga harimo companies nyinshi. Pi browser rero ni application nini nyite rutura, ifite application cyangwa se ibumbiyemo izindi application zose. Iyi ngiyi rero niyo izagumaho mu gihe kumayininga bizaba birangiye, ikorerwemo buri kimwe cyose kijyanye n'umushinga wa Pi Network. Icya gatatu ni ukumayininga. Mining ni iki? Mining ubundi igisobanuro cyayo ni ugucukura amabuye y'agaciro. Ahandi muri Pi Network nayigereranya nk'ikirombe ducukuramo amabuye y'agaciro. Igikorwa cyo gucukura dufite aho tugikorera muri Pi Network. Naho ugucukura nyirizina
ni uburyo bwo kubona ayo mabuye y'agaciro aho ari. Ni igikorwa rero gikorwa inshuro imwe mu masaha 24 kikarangirana n'isaha amasaha 24 arangiriyeho. Iyo wibagiwe iyo minota ishira utarongera kumayininga, izo wari wemerewe kumayininga ku isaha uba urimo kuzihomba, zo ntabwo ziba zisubiraho. Ariko mu bazibonye wowe ntuburimo kandi wari ubigenewe, ubuhomba rero. Kumayininga rero ni kwa kundi ukandaho kuri ka kantu dukandaho bikongera bikabara, uba wimenyekanishije yuko uhari cyangwa se utari irobo. Kumayininga muri P-Network rero ni ukumenyekanisha, muri make ni ugufata umutima wawe ukawushyira kuri icyo gikorwa ukabigaragarisha gukandaho. Mining muri P-Network ni ugucukura payi, ni uguhabwa payi, ni ugukandaho kugira ngo baguhe payi, kumenyekanisha yuko utari irobo kandi ko ugihari. Icya kane ni verifications. Verifications ni uburyo bwo kwiyandikisha, kumenyekanisha, kwemeza imyirondoro yawe mu mushinga wa P-Network kugira ngo bibe gihamya yuko ari wowe nyiri izo payi wamayininze, nta wundi uzazihabwa cyangwa se uzaguhagararira cyangwa uzabyiyitirira atari wowe bwite. Rero bikorwa mu buryo butanu. Hari nimero ya telefone ku waregisitarinze kuri nimero ya telefone, hari kuri Facebook, hari kuri email, hakaba kuri password, hakaba no kuri KYC. Aho hose ni ahantu hajyana n'ibikuranga cyangwa se nabyo ubwabyo birakuranga ibyo ngibyo washyizemo. Bigusaba rero kubyandikisha mu bundi buryo cyangwa se kubiverifyinga, kubyemeza yuko ari wowe bwite, bikajyana rero usibye n'ifoto yawe ahubwo n'isura yawe bwite. Ibyo byose uko ari bitanu iyo babihuje, iyo haramutse hagize ikigira ikibazo, kimwe muri byo gishobora kwifashishwa kikemeza yuko ari wowe nyir'ubwite. Hari abantu basa ariko ntibasa amazina yose, kandi niyo mwasa amazina yose amasura arabatandukanye uko byagenda kose. Icya gatanu verifications rero ni uko nguko, ni icyo ngicyo imaze cyangwa se ni ikisobanuye. Icya gatanu ni password. Nubwo password iri muri verifications, ariko password nayo nayongeyeho hano ku rutonde kugira ngo nayo isobanuke neza. Password by'umwihariko bayitubaza iyo turimo kuregistaringa, ariko iyi password hari abantu bari kwitiranya password na passphrase. Password igufasha gufungura konte yawe igihe telefone yawe, kuko iyi payi bundi yakorewe kuyimayininga kuri telefone, apana mu makompyuta, kuri telefone ngendanwa, ku buryo bitagora uwo ari we wese. Hanyuma iyi password, niba telefone yarapfuye, niba telefone yaratakaye, niba telefone yaribwe, niba telefone ifite ikindi kibazo, isaha n'isaha ushobora kujya gusubizamo iyo application ya P-Network ugasanga baragusaba password. Password rero igomba kuba uyizi utayibagirwa, ikagufasha gusubira kuri konte yawe. Itandukanye rero na passphrase, turaza kuyigeraho. Password rero ni ikintu kidahambaye ariko cy'ingenzi. Igihe telefone yawe yaba yagize ikibazo, password bigusaba kuyikoresha. Kandi twababwiye uko ikorwa, ni izina cyangwa ijambo ritangijwe inyuguti nkuru ariko hiyongereyeho umubare. Urugero nabahaye ni nk'uwakoresha ngo wenda Kigali 5 cyangwa se Kigali 10. Icya gatandatu ni username. Username muri P-Network nk'izindi business zarizo zose, buri business igira izina ry'ubucuruzi, nk'uko umuntu yavutse kumutandukanya n'abandi agira izina rimuranga. Muri P-Network rero naho turi abacuruzi, turi abashoramari, turi abagwizatunga, turi abacuruzi mu yandi magambo mu ncamake.
rero buri wese agomba kugira izina ry'ubucuruzi. Uko bakora username, wandika izina cyangwa ijambo ubanje inyuguti nkuru kandi ukongeraho imibare. Urugero, umusaza 5,000, nkuru ni ibanza kandi byose bikaba bifatanye. Hanyuma username ni izina rigutandukanya n'abandi muri P-Network. Muri P-Network harimo abantu benshi bafite amazina asa hose ariko badasa amasura, badasa nimero z'irangamuntu cyangwa se z'icyangombwa kindi bakoresheje. Ariko ibyo byose ni ubucogocogo kujya kubivangura byagorana. Hano ukoresha username, niyo password, niyo P-Network izi. Iyo rero ukoze username ihuye n'iyundi ntabwo bakwemerera kugeza ukoze iyawe bwite. Username rero ni izina ry'ubucuruzi rigutandukanya n'abandi mu mushinga wa P-Network. Hanyuma icya karindwi ni passphrase. Passphrase ni amagambo 24. Iyo tuvuze amagambo 24 hari abumva inyuguti 24, sibyo? Ni amagambo 24. Reka mfate urugero: Kamanzi, Tito, Kabera, Petero. Si amazina 4 mvuze, ni amazina 2 mvuze y'abantu 2, ariko harimo amagambo 4. Kamanzi ni ijambo kwaryo, Tito ni ijambo kwaryo, urufunguzo ni ijambo kwaryo, icupa ni ijambo kwaryo, ariko buri ijambo rigizwe n'inyuguti nyinshi. Rero username ni amagambo 28. Passphrase ni amagambo 28. Ikaba ari iki? Ni urufunguzo rwa konte yawe ya P-Network, ku buryo wagucurwaho akayikoresha muri konte yawe, yakwiyoherereza twa payi twawe. Uru ni urufunguzo, nirwo rufunguzo rw'umutima ugomba kurinda kuruta ibindi bintu byose birindwa muri P-Network. Uru rwose umuntu agucurwaho akarubona yaguhemura. Passphrase rero ni urufunguzo rwa konte ya blockchain yawe. Ni ukuvuga ngo uru rufungura kuri konte ibitse payi zawe hariya muri blockchain technology. Nta muhaka n'umwe, abahakazi nta n'umwe wakwinjira muri konte yawe ya blockchain. Ni wowe wenyine wemerewe kuyifungura ukoresheje passphrase. Udafite passphrase n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi azarindishira nta wundi winjiyemo. Wallet address icya 8. Dusigaje 2 tugasoza. Wallet address ni nimero ya konte yawe muri P-Network. Muri banki tugira nimero ya konte, hanyuma tukagira n'umubare w'ibanga. Noneho rero hano muri P-Network nimero ya konte ni wallet address. Ni bya binyuguti byanditse mu cyapa bivanze n'imibare. Niyo nimero ya konte, nk'uko ubona nimero ya telefone. Iyi ngiyi nayoherereza umuntu akanyohererezaho payi nta kibazo, ariko passphrase ntuzakinisha kuyoherereza umuntu, kirazira kikaziririzwa. Ibi nabyo birumvikanye. Icya 9 ni mainnet checklist. Mainnet checklist ni urutonde rw'ingingo 9, ntabwo zahoze ari 9, zahoze ari 8. Ni urutonde rw'ingingo 9 usabwa kuzuza. Izo ngizo iyo utazuje zigufasha kuzuza ibyangombwa nkenerwa muri mu myirondoro n'ibindi byangombwa bisabwa muri P-Network. Kuvuga ngo udasobanukiwe ibyo wuzuza, unyuza hano kuri mainnet checklist irakuyobora ukuzuza ibisabwa utiriwe uvunika. Uru rutonde rero ni incamake y'iby'ingenzi bisabwa kuzuzwa hano. Byangombwa, iyo tuvuze ibyangombwa biba bitegetswe kubikora, nta guca hirya hino. Hari uwigeze kumbaza ngo Facebook ni ngombwa. None se hano ko iyo bakubwiye ngo mainnet checklist ukajya gukora verifications, kubera iki iyo wakoze KYC bakomeza kugusaba icyo utujuje hari? Ibi bintu ni ngombwa. Utumva ko ari ngombwa ubwo azajya ahandi, nta kindi namufasha rwose. Hanyuma mainnet checklist iyo wamaze kuyuzuza uba uhagaze neza mu kuzuza konti yawe. Ako nasorezaho, ubwo ibindi hari byinshi ariko nahisemo ibi ngibi 10 by'ingenzi. Ibi rwose ubibyujuje ubahagaze neza muri konti yawe. Kuko buriya muri mainnet checklist na KYC irimo, niyo mpamvu mutumvise mvuga KYC n'utundi. Security Sacco
Security Sacco ni uruziga rw'umutekano, ni uruziga rugizwe n'abantu guhera ku bantu bajyaga bavuga batanu, ariko ubu ngubu ni hagati ya 3 na 5, ariko ushobora no kugeza no mu 100 ubishoboye. Uru ruziga rugufasha iyo ushyizemo abantu, abo bantu barimo hari payi bakugenera zikomoka kuri abo bantu iyo bamayininga, ndetse n'iyo bujuje ibisabwa, payi zabo, konte zabo zikaba zuzuje ubuziranenge. Izo ubakomoraho, payi ubakomoraho nibwo ubona kuzihabwa. Iyo utazihawe batabyujuje, uwo nguwo utabyujuje, izo umukomoraho urazihomba. Rero umuntu ufite abantu muri Security Sacco, kora ibishoboka byose ubakurikirane, ugenzure urebe yuko buzuza ibisabwa. Niba kandi utabazi, kubera ko hari igihe tubemeza kuko twababonyemo muri systeme hano, jya wihangana, ntuzitegereze izo ngizo kuzageza igihe bazabyuzuriza nabo, ahubwo dukora ubukangurambaga rusange kugira ngo buri wese yuzuze ibisabwa. Ubwo nabo ngabo dufite muri Security Sacco tutazi ahari, nabo bazuzuza ibisabwa kandi tubabonereho izo ngizo tubakomoraho. Security Sacco rero ikaba ari imwe mu byongera umuvuduko na payi muri uyu mushinga wa P Network. Ibyo nibyo nari mbafitiye, nagira ngo tuganireho tubisobanukirwe, hanyuma abadasobanukiwe mukomeze mubaze muri comment, mwandika muri comment, mukande like, mukore subscribe abatarayikora, kandi mujye musharinga, muhererekanye ibi biganiro. Kandi ikindi, mugiye rwose mwumva iki kiganiro mugiheze kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Hari umuntu nashimira, ntago mwibutse izina, niba atari uwitwa Kairo, ndumva ibintu byamuzengereje, ariko yakomeje yambwiye ati nasubiye inyuma numva ibiganiro, ndangije ibyo nakubazaga ndabikora, numvise binshimishije cyane. Nimukora uko nguko. Nasubiye mu kiganiro ndacyumviriza, nongera asubira inyuma, nanjye ndabikora, ngiye kubona mbona ndabikoze, ndagengeze kuri konti. Byari byamunaniye, telefone yagoragoje agira ati, ariko kubera ko hari ako yibeshyagaho wenda. Rero iyo uteze amatwi neza ikiganiro, urumva, ukamenya, ugashyira mu bikorwa, ukaba inzobere, ugasobanuka. Nimukomeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza, kandi dukomeze gufatanya kwiga. Mbibutsa yuko umusibejo, ubwo ni ku wa 4 kuri tariki 15, abantu biyandikishije kandi batanze n'amafaranga yo kugira ngo tuzabone aho dukorera, ku wa 4 i Kigali tuzahahurira, mbafashe abafite ibibazo muri P Network. Abatariyandikishije ni akazi kanyu, munyandikire inbox ejo mbandike. Amafaranga asabwa ni 2,000 gusa, tukabona aho dukorera, tukicara tukakora ibyo dukora. Ubwo uzazana yo kunywera fanta yawe. Abatazabishobora tuzahera saa 4 tugeze saa 7 tuzaba dusoje. Ubwo abatazabishobora nimukomeze mugundagurane n'ibiganiro. Mu Rwanda nabyo nikiriko, nyamuna ndabasabye nimwiyarure, nimukore ibishoboka byose konti zanyu zitungane. Kandi abazakenera ko mbafasha, nimwishyira hamwe, abari mu karere iyo ngiyo hehe, mwishyira hamwe, mutange itike nkeya kuri buri muntu, haboneka itike yuza kubafasha. Ndi tayari kuza kubafasha, twahanye umunsi ibibazo byanyu bigakemuka. Umuntu adahagurutse Muhanga ngo ndahaguruke bitari ndi Nyanza ngo aje Kigali, no. Mushobora nk'abo mu majyepfo, mushobora kwishyira hamwe mugahurira Muhanga cyangwa Nyanza, nkaza nkabafasha, muri benshi, mugatanga itike nkeya kuri buri muntu, aho gutanga umurundo w'amafaranga, ahubwo mugatanga make mukayaha umuntu ugomba kuza kubafasha. Gende tayari, niba hari n'undi nawazidekarare, ariko gende tayari. Nimushyire hamwe mu bikore, ariko konti zanyu zitungane, n'ibitabi byo uzakamika imasa ndahanga handi wakabera. Murabeho.